Muraho neza, mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana, imigisha ituruka ku Mana ibagereho. Jean Muhirwa he. Uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku myuka mibi uko yataka abantu, cyane cyane abakijijwe, abakira agakiza muri rusange, kuko ubundi iyo udakijijwe Satani abazi neza ko yakwigaruriye, ntabwo abakikurwanya cyane nkuko arwanya abakiriye agakiza. Turebere hamwe rero uko bigenda, cyane cyane iyo wakiriye agakiza uba umuntu mushya ushaka gukora ugushaka kw'Imana, kuko uba utangiye gusobanukirwa n'iby'ijuru, uba utangiye kureka iby'isi, ubuzima bwawe burangamiye iby'ijuru. Kubw'izo mpamvu rero Satani ntabwo bimushimisha, kuko nkuko tubibona iyo Satani atakigufite, iyo amaze kubona ko utakiri mu ngabo ze, watannye nkuko twabivuga, niho hatangira ibibazo. Ubwo imyuka mibi itangira kugushakisha, cyane cyane imyuka mibi tuzi ko ikorera mu bantu. Ntabwo Satani azubwe direct ngo ahita kujyaho, ahubwo atangira gukoresha abantu yaba bakwegereye kugira ngo akugereho. Nibwo abantu batangira kukwifuriza nabi, kugutekereza nabi, kukuvuga nabi. Ibintu nk'ibyo byose bigendanye n'imyuka mibi iba itaboneka, itagaragara, kuko imyuka mibi ibanza kubaho kugira ngo byiyerekane mu buryo bw'umubiri. Ibi rero tubisoma mu Efeso 6:12. Reka turebe uko babivuga kubyerekeranye n'imyuka mibi. Efeso 6:12, kuko tudakira n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukira n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Urumva rero ko iyo myuka mibi niyo itera abantu, iturutse kuri Satani ariko akoreye mu bantu. Impamvu rero tuvuga tuti ibimenyetso uzabona nuko uzabyumva. Iyo wakiriye agakiza uzabona ibimenyetso, cyane cyane nko mu bantu ibimenyetso byigaragaza ni nk'amashyari, amatiku, ukabyiyumvamo nako warakiriye umwuka wera, umwuka wawe uri hamwe n'uw'Imana. Nibwo utangira kumva ibintu, yaba amashyari, yaba ibiri kuvugwaho, yaba iki byose urabyumva. Byaze bikunze urabyumva, ukumva muri weho ntabwo umeze neza, ariko kubera ko nyine wakira agakiza, umwuka w'Imana akabiganza, akagenda biganza. Imana rero ikomeye kurusha Satani. Ugomba kwibuka ko Imana iri hejuru ya byose. Niyo Satani iri guteza imyuka mibi inyuze mu bantu, ukibuka ko Imana ari ishobora byose. Imana yagushoboje ko isumba byose, ukayizera n'umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'ingufu zawe zose, bityo utsinda umwanzi Satani nta kabuza. Turebe rero iyo Satani atangiye kwibutsa ko wavuye ahabi, akakwereka mbese ibyo wanyuzemo, abikwibutsa kugira ngo yongere kwigarurire. Satani naramuka kwibukije aho wavuye, nawe uzamwibutsa hagiye, kuko aho Satani azajya ku mpero y'ubuzima, ku mpero y'isi, arahazi neza ko ari mu muntu utazima. Kandi none byongeye, Satani nashaka no kwibutsa ahawe hashize, uzamubwira uti ibuka ko nawe ahawe hashize burya watsinzwe, ugatsindwa rimwe rukumbi, ukaba waravanywe mu ijuru, nabwo harahahise. Ahahise hawe Satani ndahazi ko watsinzwe burundu, kandi naho uzajya naho uzatsindwa burundu. Nuko rero urwanya imyuka mibi, uyishyira mu Mana cyane, ugasoma ijambo ry'Imana, ukaryumva, ukarisobanukirwa, ukaba aribyo ugenderaho. Ingufu z'Imana akaba arizo zikuyoboraho kugira ngo uyoborwe n'imyuka iri kugenda hirya no hino. Bityo nuko utsinda imyuka mibi, ukaba umuntu w'Imana, cyane cyane ukoresha ijambo ry'Imana, ugasenga, ugatsinda iyo myuka mibi ukoresha ijambo ry'Imana, udakoresha umunabi cyangwa indi myuka mibi nayo waba ushobora kujyamo, ko harimo abashaka kujya mu myuka mibi nabo kugira ngo batsinde iyo myuka mibi. Ijambo ry'Imana riraguhagije, ukaryumva, ukarigenderaho, ukaryizera, rikagutsindisha ibyo byose bibe kugendaho ku buntu bw'Imana. Mbashimiye rero, mukomere kandi Imana ikomeze barinde. Like, share and subscribe, ubundi usangize n'abandi ijambo uko tuzajya tubagezaho. Imana ibarinde, ibahe umugisha. Amen, amen.